Kristo wa Nyarugenge umusore ushima Yesu ibindi Imana iduhana umugisha. Dushimye Imana yo itwemereye ko tubana muri aka kanya ko tuganira ijambo ry'Imana tugiye gufatanya dusanga mu gitabo cya Luka ibice 10 dore ku murongo wa 30. Luka ibice 10 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 10 turasoma dore ku murongo wa 30. Page ya 73 ni isezerano rishya nicyo gitabo cya gatatu uvuye mu gitabo cya Matayo. Haravuze ngo Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera. N'umurewi ahageze nawe abigenza atyo amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo we nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amupfuka inguma amwomoza amavuta elayo na vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari ebyiri aziha nyir'icumbi ati murwaze kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo gusigiye nzabikwishyura ngarutse. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri jambo tugiye kuganiraho hanyuma ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ku musamariya munyembabazi. Amen. Amen. Ari mvuze ngo turi busengere mu ijambo rivuga ngo Imana iduhereze umusamariya w'umunyembabazi. Amen. Haleluya. Amen. Numva nicyo kintu numva ashaka tuganiraho. Imana ikaza kuduhereza umuntu tugira impuhwe akatugirira ibanga. Unashobora kukubabarira atakugirira impuhwe akakubabarira atumvisha uburemere bw'ikibazo ufite ariko yarangiza akaza kubigucuriranya. Harimo nyumvise umuntu ugufitiye impuhwe niyo akubabariye aba yabanje kumva uburemere bw'ikibazo wicaye kandi aba yamaze kumva n'uburemere bw'agahinda wicaye. Niyo mpamvu umunyarwanda we yavuze ngo ishimwe ry'umunyonzi imenywa na mugenzi we. Bivuze yuko Imana itazi umubabaro w'isi ntabwo yari kohereza Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bivuze ko Yesu Kristo yataza kunyura mu mibabaro yari kuza kumva akarengane k'umuntu uri mu isi n'intambara arimo kuza guhura nazo. Yesu aduhereze umusamariya w'umunyembabazi. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ku magambo nibuze kugaruka ku magambo atavuga Yerusalemu yarangiza akavuga Yeriko n'ijambo rivuga gukikira. Yerusalemu ni umurwa ushushanywa nk'umurwa w'amahoro kandi nk'ururembo Siyoni twese turimo guhirimbanira kujyamo. Hanyuma Yeriko ni umurwa w'intambara kandi ni umurwa w'irimbukiro. Iyi Yeriko Abisiraheli barimo bambuka ngo bageze Yeriko bayizungurutse inshuro 7. Nyuma yo kumara kwizenguruka imaze kwiduka ngo Abisiraheli begera imbere gato Yesu w'abaroni arahindukira avuma Yeriko aravuga ngo umuntu uzatinyuka gufata ibuye akagerekaho akongera gusana inkike z'Yeriko azakurusha umwana w'imvura kandi nasana inkike z'amarembo y'Yeriko azakurusha umuhererezi. Amaze kuwuvuma arahindukira arigendera. Hanyuma harabaje kubigerageza se cyigisho nshaka kuvuga ngo akurusha uw'imvura agira ngo nibisanzwe asubire imuhererezi agiye yibuka ibyo Yesu yigeze yakora. Hanyuma iyi Yeriko ni umurwa w'irimbukiro dukeneye kuba twavamo tukazamuka tujya i Yerusalemu aho kugira ngo tuze ku Yerusalemu tumanuka tugiye. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma ijambo rivuze ngo umuntu yari arimo amanuka ava i Yerusalemu ngo arimo amanuka ajya i Yeriko ni ijambo Yesu Kristo yaciriye umugani abigishwa be. Bibiliya yavuze mu muri Luka ibice 10 uhereye ku murongo wa 25 haravuga ngo hanyuma ngo umwigisha
intege umwambura mbere y'uko ajya kugera i Yeriko abanza kumwambura impamvu zose zatumaga yitwa ko akijijwe. Mana itugirire neza. Umuntu witwaga ko yabaga mu nzu y'Imana, Pawulo yigeze yabibwira ab'i Korinto arabwira ngo ntabwo twari dukwiriye kuhaba mu bya mbere bya Kristo, ahubwo twari dukwiye kwegera imbere ho hatoya baho tuza gutunganirizwa. Ageze hepfo arababwira ngo kuko uyu muntu iyo yasogongera imbaraga z'Imana yarangiza agasogongera imbaraga z'igihe kizaza, ngo iyo aramutse abivuyemo ngo abakoneje Imana ku mugaragaro bakongera gukoza Yesu Kristo akamusubiza ku musaraba. Ijambo twabwiye muri Efeso Dimanche agira ngo ntiryanditse ariko nisanga ngo yongera kwisubiza Yesu Kristo ku musaraba. Ngo uyu muntu iyo abigenga atya ngo niyo wabwiriza ntabwo ateze guhinduka, ngo wameze nk'ubutaka bwahingwaga bukera imbuto zikagirira akamaro bangiri kubuhingirwa, ngo ariko imvura yakongera kugwa ngo bwa nyuma bukongera kwera ibitovu, ngo mwene ubwo butaka buravumwa bwarangiza bugapfira. N'uyu nawe wabwirijwe yarangiza akaba mu nzu y'Imana akumva icyo ijambo ry'Imana rivuga agatendebuka akagwa, niho Bibiliya ivuze ngo baramukubita. Umukubita nta wundi ni uko abanza kumwambura impamvu zo kwizera. Mana itubabarire. Haleluya, haleluya. Abanza kuzimwambura kabiri bakamwambura impamvu zatumaga yiringira, barangiza bakaza kumuhereza ibituma aza gutuka Imana. Mana itweze. Hanyuma uyu muntu niwe wari urimo amanuka i Yeriko, ngo ageze mu nzira ngo agwa mu gico cy'abanzi. Bibiliya iravuga mu Bami ba kabiri mu bice bya 21 biravuga ngo hawe yifuza uruzabibu rwa Naboti. Baramubwira ngo ese warunije ntaguhamba n'imboga zanjye narangiza nkaguhereza ibiguzi byawe, cyangwa se nkaguhereza urundi ruri kure yawe. Byari bisobanuye ngo nereza agakiza kawe ntagirire ibatiba ry'ibyaha, hanyuma ngeze kuguhereza indi gakondo yo kurya tuve mu gukurikira Imana. Kandi turenge bivuze ngo uru ruzabibu rukwegereye ni agakiza ufite wowe ubwawe. Ahawe yari arimo kugerageza ni Satani ukubwira ati waretse iyo Mana ntaza nkakwereka ubutunzi buri hano hanze, hanyuma warangiza ukamurikira aguhereza ibiri kure yo kubonisha. Banditse kuturebe rero n'uyu nawe yabanje kwamburwa impamvu zatumaga yigera, ngo amaze kuzamurwa ngo ahabaze imwamburiye ngo abihere no kubona imbaraga zigera i Yeriko biranga, no kubona izisubira i Yerusalemu nabyo biranga. Bibiliya yavuze ngo hanyuma ngo hatambuka umutambyi ngo amubonye arakikira warigendera. Kabiri ngo arongera hamanuka umurembo nawe amubonye abigenza atyo, ngo arangije nawe arakikira arigendera. Ibi kintu byari bisobanuye ijambo ryitwa gukikira ni ukwirengagiza Imana. Abo munyumvishe gukikira ni ukwirengagiza Imana. Hanyuma uku kwirengagiza Imana uyu mutambyi n'uyu murebi bari bazi inyigisho Yesu Kristo arimo gutanga zivuga ngo naho waba wizeye ukaba uri uwo gupfa urabasha kubona ubugingo buhoraho. Yesu nashimwe. Nibwo yigeze yabwira Lazaro aramubwira ngo nubwo Tabita yapfuye ngo nuza kwizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma abangaba kutwirengagiza Imana Abisiraheli byari ikizira cyangwa se ku Muyuda kuba wakora ku ntumbi cyangwa se ukayirebesha amaso yawe wahita guhumana. Hanyuma bari birengagije ko Kristo yavuze nk'umwizera naho yakora ku bapfuye bazongera babiho. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo barabyirengagiza ngo bakurikiza amategeko ya Mose yavugaga yuko nta Mwisiraheli wemerewe kwegera intumbi ziri, bakurikiza amategeko ya Mose yavugaga ko nta wemerewe kureba intumbi. Hanyuma ngo barakikira barigenda. Bibiliya yaravuze Zaburi ya 84 iravuga ngo bene Kora bamaze kureba uburyo Imana ibahesheje gakondo ise yarapfuye azize kutayumvira, areba uburyo ubutaka bwabusamye bukamira bene wabo bo babonye uburyo
bikarya ngo byarangiza bikamutera kugusari aravuga ngo igishwi kiboneye inzu nayo inasa yiboneye yahise ibyana bya bari umwana w'umuntu ngo abuze aho yarandika hanyuma hepfo aravuga ngo hahirwa bamuze babasha kugushima udasiba ngo iyo hahirwa bagufite n'imbaraga harangiza hahirwa bagufite n'izazi y'isi yose iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu kwigura y'umuriro yarangiza ikacyandura isengesho wasanga ryonyine niryo ryabanza gukura ibibazo Yesu nashimwe ngo ngabo bagenda bagwiza imbaraga ngo bakazasohora mu maso y'Imana Yesu nashimwe hanyuma ibyo Kristo yari arimo babwira kuri buze kumwize akaba afite imbaraga ze intumbi ntacyo zari kuza kubatwara Yesu nashimwe hanyuma kabiri ngo bamaze gukikira hasi Umusamariya umunyembabazi ngo arangije bahageze ngo arangije ngo murone mugirira impuhwe nibyo navuze ngo dukeneye mu munsi niba baronaneye kwitabo Yesu nashimwe dukeneye Imana iza kuduhereza Yesu Kristo uzi intambara turimo kugenda turwana nazo hari ijambo abantu benshi bitiranyije bakavuga ngo Yesu yamenye cya gitabo cy'ibimenyetso birindwi ngo akiri mu ijuru ngo agiye kuza mu isi uzasoma ibyahishuriwe 5 umurongo wa mbere haravuga ngo Yohana ngo yicaye kuri ya ntebe ngo hanyuma ngo niboswe n'abakerubi n'abaserafi ngo n'ibizima 24 ngo hanyuma amaze kubireba ngo abona igitabo gifatanishije ibimenyetso birindwi ngo habuze n'umwe wakibumbura ngo mu bizima no mu bakuru mu ijuru no mu isi ndetse n'ikuzimu ngo habura n'umwe ngo hanyuma umurongo wa 4 haravuga ngo Yohana ngo wirira w'intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi hanyuma hepfo baravuga ngo abamarayika n'ibizima baramusingiza baravuga ku murongo wa 8 baravuga ngo ni wowe wenyine wikwiriye kuko wamenya amaraso Yesu nashimwe Yesu azi imibabaro nicyo cyatumye amena kiriya kintu isi yarayivuyemo asa umugingo yarazuye amazi ibisi 40 akaza akamugerageza rero ntabwo yagifasha nuko agiye kumana ahubwo yagifasha kugeza igisi azi imibabaro agiye gutabara abasize niyo mpamvu yasize avuze ngo ntabwo basize muri ifu ahubwo basigiye umufasha Yesu nashimwe bariwe mwuka wera bazabayobora mu kuri kose narangiza babwira ibyenda kubaremeza ibyaha bya arabwira ati cyakora imbaraga z'umwuka wera nizibamanukira musaba Yesu nashimwe hanyuma uyu Musamariya niwe dukeneye uzi imibabaro n'ibibazo twicayemo n'intambara turimo kurwana nazo abo duhagaze imbere n'abo tugendana nabo nta rukundo badufitiye dukeneye Musamariya Yesu nashimwe dukeneye uza kwibuka inzira turimo kunyuramo yarangiza akagenda atubereka Yesu nashimwe hanyuma harabuze ngo bamugeze amugirira impuhwe ngo aramwegera amwomoza amagutahira hanyuma nabi barangije baramutera bamushyira ku ndogobe iki kintu kibuze ngo aramwegera byari bisobanuye icyubahiro Kristo yirengagije akaza mu isi kugira ngo njye nawe tuze kubona kabiri kumuzamura akamuvana hasi akamushyira ku ndogobe byari bishushanyije yuko namara kudukiza imazi ikomeye n'imibabaro twahuye nabyo muri iyi si azarangiza akatwishyira iwe muntu tutari ikizinga Yesu nashimwe haleluya hanyuma marangije bamujyana mu icumbi ry'abashyitsi yamujyanyemo n'aya matorero n'amadini tubarizwa amatandukanye yewe ahageze ngo yamuhaye bamubaze ni wa mutambi ni wa murebi birengagije nanze kuvuga ku icyaha cy'idini ariko data mwebwe abari bakomeza icyo nicyo kiraba kuri toro n'abadiyakoni hanyuma ndagira nigugire kumara kuhamugeza ngo abari waza kumwirwariza ni kwa kundi umuntu akizwa hanyuma yamara gukizwa yemere kumukuri
akamukurikira akabona ibintu byose muri Yesu biraryoshye abibona biryoshye Yesu nashimwe uyu muntu iyo yigezemo akinjira mu iteraniro tumusanganiza urukundo tukamusanganiza ihumure uyu muntu niwe warwajwe na Kristo Yesu nashimwe hanyuma yo kumara kurwazwa nawe Bibiliya muse ngo arangije basigide nariye barangije barabwira ati ibindi biguzi uzatanga ku byo size gezabikwishyura izi denari ebyiri yasize n'ijambo ry'Imana Yesu nashimwe ni isezerano rishya n'isezerano rya kera yego hanyuma kuba risize nibyo uzasoma rikakubera inkomezi ibyo utumvishe ugasanga abadiyakoni ugasanga abakuru b'itorero bo barangiza impuguro batanze izo bazahererwa Kristo n'agaruka Yesu nashimwe Yesu nashimwe inama z'abavugabutumwa n'abaririmbyi uwo murimo bakoze batiganye iri vugabutumwa twaje gukora hano nta kwiganyira nta kwiyumvira ibyo ngibyo Kristo n'agaruka Yesu nashimwe korari kwemera kuzinduka ikicara hano ikaririmba Kristo n'agaruka nibyo bazahera Yesu nashimwe hanyuma kuza kubisiga nuko yarazi yuko badusigiye no kuba yaremeye kubaza kuturwaza yarangiza akagira n'abadusigira ngo baturwaze nuko yarazi ko inama tugiye kuvana nazo twari dukeneye Yesu nashimwe amen kagira ngo dusenge Imana nyuma y'abantu abandi Yesu nashimwe Yesu nashimwe amen dusenge Imana hanyuma nirangiza duhereze musabana n'imbabazi yego Yesu aduhereze musabana n'imbabazi hanyuma Imana bariza kubera inkomezi muri uyu data mu izina rya Yesu Imana yo kwizerwa Imana y'ubutware tugushimye ko wabanye natwe twabonye ineza yawe twabonye urukundo rwawe tubona ubutabazi bwawe atari uko twari beza nyamara ijambo ryawe n'umuririmbyi wuzuye umwuka wera arabivuga ngo Uwiteka umucamanza yabonyeho amaraso ntabwo acira urubanza rubi ahubwo anyitukiranutse natwe turi imbere yawe bwongera utwejesha amaraso y'umwana w'intama bwongera uturebana amaso y'imbabazi hanyuma umanukire gutabara itorero ryawe manukire kuribera amaso imbaraga zawe n'igitinyiro cyawe niba ari byo biba ku itorero ryawe manukire kubabera umusamariya w'umunyembabazi ko ari wose agahinda n'imibabaro turimo kunyuramo kamenya intambara turimo kurwana nazo manukire kutugirira neza tugushimye kubikorera kubahisha dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo.